Indamukanyo yanjye nibagereho bana banjye aho muri hose hirya no hino mu isi, nje mbasanga kugira ngo mbubakemo ububasha bukomeye kandi mbakomeze, mbarinde kandi mbatwikirize igishura cyanjye, kugira ngo ububasha bwanjye bugume muri mwe kandi imbaraga zanjye zibigarurire. Nimukomeze urugendo kandi mwakire imbaraga nshya, kugira ngo ibyiza by'ijuru bikomeze bibigaragarize umurimo wa Data wuzurizwe muri mwe, kuko mfite byinshi byo kubaha kandi nkaba mfite umuteguro mwiza wo kubategurira, kugira ngo munezerezwe nuko ndi kumwe namwe kandi nuko nje mbasanga. Niyoroheje muri byose kugira ngo mbasanganize urukundo rwanjye rwa kibyeyi, nemera kwicisha bugufi kugira ngo nturane namwe. Buri wese namusanze aho ari, kugira ngo mugaragarize imbaraga zanjye kandi mwubakemo ububasha bukomeye bumufasha kurushaho kumenya Imana. Nabahaye byose ntitangiye itama, bafungurira umutima wanjye utagira inenge, kugira ngo muwuturemo kandi muvomemo imbaraga zibakomeza. Bana banjye rero, mwebwe abahawe umugisha na Data, bityo uwo mugisha mukamenya kuwusigasira kandi mukamenya kuwubyazamo umusaruro. Mwebwe ababwiwe ijambo rikomeye kandi iryo jambo mukarifata mukarinyungutira, mukaryuza mukarizirikana rikabagirira akamaro. Mwebwe aberetswe inzira mukayicamo rwose, mukabwirwa ko mugomba guca mu nzira ifunganye mukayinyuramo n'umutima wanyu wose. Nimwishime kuko mufite byinshi muri kugenda mwakira kandi by'agaciro gakomeye. Nta cyiza nko kumenya uhoraho Imana umuremyi wa byose, kuko kumenya uhoraho ni iby'agaciro gakomeye, kandi kwakira Kristo Nyagasani nk'umwami n'umukiza bikaba akarusho mu buryo bwose, kuko nyine muba mwizigamiye kandi mukaba mwamenye aho muhunika, aho imungu iba idashobora kugera. Kristo Nyagasani yabihaye wese, abaha umubiri we n'amaraso ye, kugira ngo igihe nk'iki bibafashe gutsinda. Ngaho rero ubwo mwagizwe cyane cyane ab'umuteguro ukomeye w'ijuru, kandi mukabitswa amabanga akomeye, nimuzirikane kuri urwo rukundo kandi muhe agaciro ibikorwa by'ijuru. Nimwishimire muruhoraho Imana umuremyi wa byose, bityo iteka n'iteka mukore ugushaka kwe, uko nanjye mbakomeza muri ibyo byiza, kugira ngo umurimo w'ijuru ugende neza muri mwe. Kubaho mu isi ni ugukotana mu buryo bwose, kuko isi ifite byinshi biyikwega, bityo byayikwega nayo ikabakwega. Nimuyibemo rero nk'abatayirimo, cyane cyane mukorera ijuru nk'abazaritaha. Niho mwateganyirijwe kandi niho imyanya yanyu iri. Niyo mpamvu rero mugomba kuba mu isi nk'abacumbitsi, ariko mugakorera ijuru nk'iwanyu, aho muzaba iteka ubuziraherezo. Kurikorera rero si ugukina, bisaba kwihara ndetse no kwitanga, kugira ibyo wigomwa ndetse no kugira ibyo urekura, kugira ngo ugendere ku murongo ufatika kandi ugufitiye akamaro. Ndi umubyeyi ubigisha, ubatoza kandi ubaganisha mu nzira nziza, kuko nzi neza ibibatega ndetse nkamenya n'ibibagora. Bana banjye, benshi muri mwe murananiwe, murarushye kandi muraremerewe. Murareba hirya no hino mukabona hari byinshi muri kubona bidasobanutse, yemwe mukabona isi iri kugenda ibashiriraho.
Ariko kandi iki si igihe cyo guhungabana, si igihe cyo gukuka umutima, ahubwo ni igihe cyo gutekana mu mitima yanyu kugira ngo koko muhinde ubwoba umwanzi abatera, ahubwo mwakire ukwemera gukomeye uko ariko kuzabatsindira. Akenshi iyo umwanzi yururutse muri mwe abatera ubwoba, akabereka ibi na biriya ko bikanganye kandi bikangaranyije imitima yanyu, bityo kandi akabereka ko mudashobora kubishobora, cyane cyane iyo hari icyo muri gusabwa cyiza. Abateza ubwoba kandi akabereka ko gukorera Imana ntacyo bivuze, akabereka ko mugomba kurambirwa, mugomba kurambika, akabatungira urutoki ku bishashagirana, nyamara biyoka mu mwanya muto. Ngaho rero nimumenye kwakira ibyiza by'ijuru mu buryo bwuzuye, kugira ngo umwanzi mumuhinde mumuhigike, gishobora kubakura umutima no kubereka ko hari ibidashoboka, icyo ngicyo mukigizeyo. Naho muntu ubumuntu wambaye umubiri uva amaraso yabakangaranya akabatera ubwoba, ariko ntakabakange, kuko udashobora kukwambura ubugingo ntago aba agomba kugukangaranya, ahubwo mutinye Uhoraho Imana ushobora kukwambura ubuzima bwa roho n'ubw'umubiri, naho wakwambura ubw'umubiri gusa ariko adabasha gukora kuri roho, uwo ntakagukangaranye kandi ntakaguhungabanye, kuko ufite umwami ukurengera uri hejuru ye. Kenshi na kenshi rero ikigaragara mu isi, benshi bitwaza ibyo bari bo, bityo ugasanga bari guhutaza abanyantege nkeya ndetse n'abo barusha amaboko. Nyamara ndababuriye bana banjye, mwebwe mwahawe imirimo igiye itandukanye, mufite byinshi mugomba kugeza ku bandi, mufite abo muhagarariye mu bika bigiye bitandukanye, ari inzego za kiliziya, iza leta ndetse n'iz'amadini n'amatorero. Mwebwe mufite ububasha rwose bwo kugira abo murokora, nimubikore neza kandi mubikore mugirira izina ry'Imana, kandi mugirira cyane cyane uwabahaye. Mwahawe talenta, nimuyikoreshe neza, mwirinde kuyikoresha mu nyungu zanyu bwite, ahubwo uje kubashakaho ubufasha abubone, kandi mubikore nta kindi mugambiriye, nta nyungu zanyu bwite mushaka, ahubwo mubikore kuko ari byo mwahamagariye kandi ari byo mwatorewe. Ntimukayobye abo muyobora, ahubwo mubayobore mu gikwiriye no mu gitunganye, umutima mwiza ubarange, imvugo nziza mumenye ko ari mugenzi w'Imana. Nanjye nababereye urugero rwiza, Kristo Nyagasani ababera urugero rwiza igihe yigishaga kandi atoza bose kunyura Imana. Namwe rero kuri buri kimwe cyose mushinzwe, mugikore neza n'umutima ukeye kandi usukuye, kuko buri wese azagihemberwa igihe azaba yakoze akazi ke neza. Nimurenganure abarengana, muharanire kuvuga ukuri, mwigizeho ikinyoma, dore ko aricyo kiri kugenda kibasira isi. Igiteye agahinda kandi kibabaje mu bana banjye, ni uko benshi usanga babundikiye ikibi, ugasanga ikinyoma nicyo kiri guhabwa intebe, ugasanga bari kugisigasira rwose. Ariko kandi mumenye ko naho mwagisigasira kidahabwa intebe kabiri, uko igihe kije kandi mugezemo ni igihe cyo kucyamagana, ni igihe cyo kugihinda, bityo ukuri kukigaragaza kandi kugatsinda. Mwebwe rero abarenganywa, cyane cyane kuko mwavuze ukuri nyakuri, ntimugakangarane ngo mwumve ko mugomba koma inyuma y'abanyacyaha badashaka kumva kandi badashaka gutega amatwi icyo Uhoraho Imana avuze. Nimuhagarare ku kuri kwanyu, kuko byanze bikunze naho babarenganya uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi, undi munsi ukurikiyeho muzatsinda, kuko ijuru rizabarenganura kandi rikabereka imbaraga zikomeye, bityo namwe mukabasha kwishima.
ibiri gukorerwa mu isi biteye agahinda, nyamara ugasanga benshi ababikora ni ba bandi bitwa ko bazi Imana kandi bayiyobotse. None se bana banjye, niba muri gukora ibyangwa n'amaso y'Uhoraho, nimutekereze kandi muzirikane utazi Imana icyo ari gukora kuri iyo saha. Nimusanga koko muri kugana mu nzira mbi kandi nta rugero muri gutanga, mugaruke vuba na bwangu kugira ngo mwongere musubire mu mwanya wanyu, muhagarare gitwari, muce bugufi imbere y'Uhoraho kandi mwiyoroshye imbere ya Data, kuko ni umunyampuhwe kandi ni umunyembabazi. Yanga icyaha ntiyanga umunyacyaha, akunda umunyacyaha wicuza kandi akisubiraho. Namwe rero ntimukikomereho ku mafuti, dore ko benshi babaye ba nyiranzihana ejo. Ejo saha we mwana wanjye, garuka vuba na bwangu, umenye ko igihe cyawe ari iki ngiki, kandi umenye ko umunsi urimo ari wo wawe, kuko ejo utahazi kandi utazi ibizakorerwamo. Niyo mpamvu rero ugomba gukora witeganyiriza, kandi koko ukamenya ko igihe nk'iki ngiki ari igihe cyo gukorera ijuru n'umutima wawe ukeye kandi usukuye. Umwanzi arabashuka akabateza ikibi, nyamara iyo mugeze mu rugamba harabareka, ugasanga uhagaze wenyine ukabura epfo na ruguru, kuko nyine aba yagushutse yarangiza akigendera. Ariko abo tuyoboye barangwa na isuku kandi bakabaho rwose mu kuri, kuko naho bageze mu rugamba turaza tukabarenganura kandi tukabakomeza mu kwemera, mu kwizera ndetse no mu rukundo. Ngicyo ab'intungane barusha abanyabyaha, kuko kutunganiye Imana natwe turamurwanira kandi tukamutsindira, kuko ariyo ntego yacu. Erega nta kitunaniye, nubwo hari byinshi mubona bikorerwa mu isi, akenshi na kenshi mukumva ko icyo muri gusaba cyangwa icyo muri kuvuga tutagiteze amatwi, ariko mwibuke ko dukorera igihe n'isaha. Nimuhumure rero, ntimukagamburuzwe n'ikibi, ahubwo mujye muharanira icyiza, mucyubakeho, mugikomereho, kandi iteka ryose muharanire ukuri n'ubutabera. Bifurije umunsi mwiza, bifurije gutuza, guceceka, ndetse mukakira Uhoraho Imana mu mitima yanyu, kugira ngo mwumve icyo ababwira, kuko burya atavugira mu rusaku. Kunda aho umutima utuje, aho umutima wihangana, aho umutima uciye bugufi, aho umutima wumva kandi abaharanira ubutungane, abo ngabo akabaronsa ibyiza bye. Nanjye rero mbafashe ikiganza abana banjye, mufatane urunana, mwakira imbaraga, kuko umutsindo uri rwagati yanyu. Muhumure, twaratsinze kandi namwe tuzabatsindira, kandi tuzatsindira bemera, abaharanira icyiza tuzakibaronsa mu buryo bwuzuye. Mahoro y'Imana nasakare mu mitima yanyu, ubengerane bw'ijuru ukomeze bugurumane muri mwe, kandi icyo tubahaye mucyakire, dore ko akenshi na kenshi tubahereza ariko mukubika ibiganza, bityo mukumva ko ntacyo bivuze. Nyamara burya iyo dutanze tuba dutanze, kandi uwo duhaye akakira abasha kubona amahoro n'ituze ese idashobora kumuha, inshuti n'abavandimwe badashobora kumugabira. Mugire amahoro rero, turi kumwe, ndabakunda. Ibyishimo, amahoro n'umunezero nibibasesekareho, urukundo rwa Nyirigira rubaherekeze. Bifurije umunsi mwiza no kugubwa neza. Ndi Mariya nyina w'Imana, umwamikazi w'ibiremwa byose. Amahoro, amahoro bana banjye.